ndagira ngo twongere dutekereze ku bintu bya hafi aha ngaha. Igihe Imana yatoranyaga itorero ry'abadivantisite ikarishinga umurimo ku isi wo kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ndagira ngo mbabwire yuko Imana yahise ikora ku mitima y'abizera b'iryo torero. Nta muntu ugombye kujya kubasaba mu rugo iwabo, ahubwo Imana ubwayo yabikoreye ku mutima, maze abizera bakajya batanga amaturo, bakajya batanga 1/10 kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Iyo abantu bavuga yuko uyu munsi hari abantu bajya kubuza abantu gutanga 1/10, bakwiriye kwibaza iki kibazo kibaza ngo ninde wabuza umuntu gukora ikintu kandi uwo muntu akora ikintu azi neza ndetse yaracyemejwe n'Imana? Rero abantu bakwiriye kumenya ko nta muntu n'umwe ujya gukora ibyo bintu, ahubwo nk'uko byagenze muri ibyo bihe byagiye bibanza, maze uburyo Imana yari yaragiye itanga kubw'umurimo wayo yahaye abantu, maze uwo murimo yawubambura n'ubwo buryo bugahagarara, n'uyu munsi niko biba birimo bigenda, nshuti zanjye bavandimwe. Kandi abantu bakeneye kumenya yuko bakwiriye kwiyegurira Imana no kwihana kugira ngo Imana yongere ibagarukire kandi iberekezeho amaso. Izo ngero mbabwiye zituma rwose abantu babona yuko nta muntu agenda mu ngo z'abantu ababuza gukora umurimo w'Imana, ahubwo nk'uko twasomye isomo ryanditse muri Yohana mu gice cya 10, aho twabonye amagambo avuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu bayoborwa n'Imana mu mitima yabo, niho iba yarabemereje gutanga ayo mafaranga, kandi nanone niho yongera kubahera n'undi murongo n'ubundi bagenderaho. Rero niba uyu munsi tubona ibintu bigenda bitamera nk'uko byameraga, dukwiriye gushakira ikibazo aho kiri, kandi tukareba uruhare rwacu rwaba rukirimo, rwaba rutuma ibintu birimo bigenda bihinduka. Kuko igihe cyose tutazakemura ikibazo neza, tukagikemura mu buryo bubi, aho kugira ngo ikibazo gikemuke tuzajya tubona kirushaho kwiyongera no gufata indi ntera. Ndagira ngo mbabaze ikibazo, reka tugaruke mu gihe cyacu. Ngiye kubabaza ikibazo kandi ndabasaba kugitekerezaho. Mbese bavandimwe bene data, mwaba mubona uyu munsi Imana yarongeye kwirukana abashumba no kwiragirira intama zayo? Muri iyi minsi hari ikintu kijya kintangaza cyane. Iyo ndebye uburyo abayobozi uyu munsi bamaze gutakaza imbaraga kubo bayoboraga, iyo ndebye uburyo bamaze gutakaza ijambo kubo bayoboraga, nubwo mbizi ko abayobozi baba bafite abantu babishinja ngo nibo babiteye, ariko ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe. Mbese abo bantu baba barabiteye bakagenda mu Rwanda hose babuza abantu kumvira ubuyobozi? Icyo ni ikibazo kimwe nibaza. Icya kabiri, none se niba baranagenze mu Rwanda hose babuza abantu kumvira ubuyobozi, mbese abantu baba badafite umutima nama ku buryo bavuga bati uyu muntu arimo aratuyobya? Icyo ni ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Ndagira ngo nkubwire muyobozi, kandi mu buryo bwo kugira ngo we bikugirire akamaro, ndakurarikira cyane kugira ngo umenye yuko Imana ubwayo, Yesu Kristo ubwe, niwe uyu munsi uri gukora ikintu kimeze nk'icyo yakoze mu gihe cy'abafarisayo, cya gihe abafarisayo batakazaga ijambo kubo bayobora. Mbese mwari muzi yuko mu gihe cya Yesu abafarisayo batangajwe no kugenda babona imbaraga bari bafite ku bantu zigenda zirangira, babona wagira ngo ntibazi umuntu urimo kubateranya n'abantu. Ndabizi ko ibyo byaha nabo babigeretse kuri Yesu, ndetse hashize iminsi babigereka ku ntumwa ze, baravuga bati nibo barimo bagumura abantu. Ariko ibyo byari igikorwa cy'uburyo Imana yari irimo yivuganira n'intama zayo. Bibiliya yatubwiye ngo intama zizi ijwi rya Yesu, kandi iyo avuze ziramukurikira. Uyu munsi turimo tuvugana, ibintu ujya ubona byo gutakaza imbaraga k'ubuyobozi kubizera, uburyo bwo gutakaza ijambo kubizera, hari ikintu kimwe gusa gishobora guhagarika ibyo bintu, nuko abayobozi bashobora kumenya icyaha cyabo, nuko bashobora kumenya intege nke zabo, nuko bashobora kubyaturira Imana, naho ubundi indi ntwaro yose bazakoresha, ndababwiza ukuri kandi ndabibabwira nk'umuntu w'Imana, ubundi buryo bwose bazakoresha,
uzagira ngo ahubwo nibwo buryo bwo gutuma batakaza imbaraga ku bantu. Ndararika abantu kwihana cyane, kuko uyu munsi nta muntu n'umwe wigeze wigisha undi muntu kugira ngo asuzugure ubuyobozi. Ibyo ndabibabwiza ukuri mu izina rya Yesu. Nta muntu wigeze yigisha undi muntu kugira ngo asuzugure ubuyobozi, habe n'umwe. Nta kibwirizwa cyaciye kuri interinete kirarikira abantu gusuzugura ubuyobozi. Nta muntu wagenze mu matsinda yo mu Rwanda bose ngo ararikira abantu gusuzugura ubuyobozi. Ahubwo abayobozi baratakaza imbaraga kubizera bitewe nuko uyu munsi Imana irimo irivuganira n'intama. Kandi ikintu cyatuma abayobozi bongera bakagira imbaraga kubizera ni intwaro imwe gusa, iyi imwe gusa: kwemera ibyaha byabo, kwemera intege nke zabo, kwemera yuko umurimo w'Imana batawukoze nk'uko Imana yari yabahamagaye, kwemera yuko Imana bayivangiye kandi bakayitobera, maze bakikubita hasi ku birenge byayo, bakayaturira ibyaha kandi bakayisaba imbabazi. Icyo nicyo kintu kimwe rukumbi cyera kirabura cyatuma Imana yongera kubemera, maze yabishima ikabasubiza mu murimo wayo cyangwa ikabicaza, ariko byibura ikazabaha ubugingo buhoraho. Nshuti zanjye muvandimwe, uyu munsi turi mu gihe kimeze nk'icy'abafarisayo, igihe abafarisayo buri munsi wose babaga bafite abantu batangiye gukritika ubuyobozi bwabo kandi batangiye kubuvaho. Reka mbabaze ikibazo: itorero ry'intumwa uko bwacyaga bukira ryagendaga ryongera bakizwa, kandi abo bantu bakizwaga babaga bavuye munsi y'ubuyobozi bw'abafarisayo. Mu gihe ubuyobozi bw'abafarisayo bwatakazaga imbaraga bitewe n'uko Imana yabirukanye mu ntama zayo, ubuyobozi bw'intumwa bwagendaga bugira imbaraga bitewe n'uko Imana yabahaye ijambo. Ndakurarika kwihana, kandi niba uri umunyabugingo pe, utari umuntu wo kurimbuka, niba ufite akantu gatoya gusa byibura Imana yahera ikongera ikavugana nawe. Reka mbabwire, ntabwo ngambiriye gukorombereza, nta nubwo ngambiriye kugira abantu nkoze isoni, nta n'umuntu nyene ngambiriye rwose kwereka yuko ari ukugira ngo duhangane. Mu izina rya Yesu ndababwira amateka yabayeho, ndababwira amateka arimo kongera kwisubiraho mo, aho uyu munsi ubuyobozi butazi umuntu wagendagenze mu bantu abuteranya n'abayobozi, kandi uwo muntu ndakubwiza ukuri ntawe. Ahubwo hasohoye amagambo avuga ngo njye ubwanjye ngiye kwiragirira intama. Nabahaye umwanya ngo mugaragaze ubuyobozi bwanyu. Ubuyobozi bwanyu burarangiye. Imana yirukanye abantu mu ruzabibu, nubwo bakomeje ukagira ngo baracyakora, ariko Imana yari yabasezereye. Imana yirukanye abafarisayo mu ntama zayo, nubwo urebesheje amaso y'umubiri wagira ngo baragumye barakora, ariko bahise batakaza ijambo kubo bayoboraga, bayoberwa ikintu cyabateranyije n'abo bayoboraga, kandi uko bwacyaga bukira bitewe no kurwanisha intwaro mbi barakomeje batakaza ijambo. Ikintu cyatuma uyu munsi wongera kugira ijambo imbere y'abantu, reka mbabaze, mbese abizera ntibubahaga abayobozi, ntibabahaga agaciro? Ninde wazanye izo mpinduka? Imana yonyine, ya yindi ivuga ngo intama zanjye nzibwira ijwi ryanjye rikazumva. Ubu Imana ibirimo yivuganira n'abantu bayo, nta wundi muntu n'umwe. Ndagira ngo nkubwire ko nta muntu waza ngo ayobye abantu bamwemerere, ariko Imana bazi ko ibafitiye umugambi mwiza, irababwira bakayikurikira. Muvandimwe wanjye kandi mwene data, ndakurarika nkwinginga, kandi ni ukuri pe, ntabwo ari ukugira ngo habeho guhangana, nta nubwo ari ukugira ngo wenda habeho gukora abantu mu jisho, ni ukugira ngo habeho kwihana. Ndagira ngo ngire amasomo abiri ngusomera ameze nk'akurarika kugira ngo wongere uhindure icyerekezo, wiyegurire Imana. Nanezezwa no kuba abayobozi banjye bambwiye ijambo ry'Imana. Mu mutima wanjye niko bimeze, nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Ntabwo ari ukugira ngo iki cyigisho nkigishe mu buryo butandukanye nuko nigishije ibindi, ngo wenda nkiremereze cyane mu kunezezwa n'ibyaha by'abandi biragatsindwa. Ubonye yaba abayobozi banjye twazajyanye mu ijuru. Ariko mu izina rya Yesu ndararikira abantu kwihana, kandi ndagira ngo mbasomere amasomo abiri nifuza gusorezaho ameze nk'irarika Imana yifuza guha buri muntu wese twabanye muri iki cyigisho, by'umwihariko umuntu uri mu myanya y'ubuyobozi, urwego rwose yaba ayoboramo.
ndagira ngo muhirarika kandi ndasaba Imana kugira ngo imubashishe kutinangira. Ndasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ndasoma mu gice cyaho cya 2 maze nsome ku murongo wa 12 ngeze ku wa 14. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu ni mu ngarukire. Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ko amazi atararenga inkombe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana y'inyambabazi nyinshi itanezezwa nuko hagira n'umurimbuka. Iravuga iti nubwo rwose ibyo byabaye, n'ubu ni mu ngarukire. Nubwo byaba byaratinze kugaruka, ariko n'ubu wumvise iri jambo ni mu ngarukire. N'imitima yanyu yose mwiyiriza ubusa murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Muhindukirire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kuzana ikibi. 14. Ninde uzi yuko itazaduhindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Nshuti yanjye, ndakurarika kugira ngo n'ubu tugarukire Imana. Ibyaha byacu tubyemere kuko Imana ikunda umuntu wemera ibyaha. Gutsimbarara kose reka tugushyire hasi. Nshuti zanjye, Bibiliya ivuga yuko twese twakoze icyaha. Kuba twarakoze icyaha ntabwo ari ubugwari umuntu yarusha abandi. Nta muntu n'umwe ngo Yesu yigeze abaza ngo kuki wakoze icyaha, kuko yarazi ko twese twabikoze. Kandi Imana irashaka ko n'ubu twagaruka tukemera ibyaha byacu, kandi Imana yatwakira ikatubabarira. Ndagira ngo nsome irindi somo ngiye gusorezaho ririmo irarika ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Ngiye gusoma mu gice cyaho cya mbere, ndasoma umurongo wa 3 maze ngeze umurongo wa 6. Haravuga ngo nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo avuze ati nimungarukire nanjye ndabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusa na basogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati Uwiteka Nyiringabo avuze ati nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantega amatwi. Reka twe gusa na basogokuruza bene data, babanda abahanuzi binginze kugira ngo bagaruke ntibumve kandi ntibatege Uwiteka amatwi. Kandi nibatege Uwiteka amatwi ni ku Uwiteka avuga. Basogokuruza banyu bari he? Kugira ngo mwumve ko tutagomba kugera ikirenge mu cyabo, reka twibaze iki kibazo. Mbese abo bantu Uwiteka yinginze agakoresha abahanuzi be ndetse nawe ubwe akivugira bakanga, mbese nshuti zanjye baba bafite umugisha? None se uruhande rwabo turumva bahisemo ari rwiza ku buryo twakumva natwe twarutsimbararaho? Imana iratubaza iti basogokuruza banyu bari he? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye n'abahanuzi aho ntibyasohoye kuri basogokuruza? Kubera ko tutifuza ko hari umuntu wazagerwaho n'umujinya w'Imana. Murabizi yuko mu gihe cyo guhanwa abashumba gito bazakubitwa inshuro 10. Niko byanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri page 220. Bazakubitwa inshuro 10 uko abo bayoboraga bazaba bakubiswe. Kuko tutifuza ko amagambo y'abahanuzi yasohora, turakurarika kugira ngo uyu munsi uhindukirire Uwiteka. Kandi ibyo waba warakoze byose biramaze. Uburyo bwose ibintu byaba byarangijwe biramaze. Imana yacu izi imiterere yacu. Turi abanyabyaha cyane, kandi Yesu niwe wabasha kudukiza icyaha akaduha ubuntu bwe. Reka ndariko umuntu wese twabanye muri iri teraniro kugira ngo yemere icyaha cye, kugira ngo acyaturire Imana uko kingana, kugira ngo ahagarikire ahantu yarageze maze ahindure icyerekezo. Imana iha umuntu wese umugisha kandi imuha imyumvire myiza, kugira ngo ye kumva ko hari umuntu runaka bahanganye barimo barwana ko kandi nawe akwiriye kurwana mu buryo bukomeye ngo amuneshe. Reka yumve ko Imana ari imurarika kandi amenye yuko atarwanya Imana ngo ayitsinde, ahubwo ikintu kimwe cy'ubutwari cya kigabo yakora nuko yayiyegurira kugira ngo imugirire neza. Reka mu buryo bwo gusoza iki cyigisho dushimira Imana ko yatuyoboye kandi tuyisaba umugisha kugira ngo umuntu wese abashe kuyihindukirira. Reka duhombeke amaso yacu maze dusenge. Mana yacu dukunda, mugaba w'amahanga, gitare cyisungwa n'abantu bose, turagushimye ko natwe waduhaye amahirwe yo kukwisunga.
turagushimye yuko ibyaha byacu bidashobora kuba intandaro yo kurimbuka kwacu. Igihe cyose twabyemera tukabyatura kandi tukabyihana, isezerano ryawe rivuga yuko watubabarira. Utubwiye muri uyu mwanya ngo nubwo hashize igihe kirekire, n'ubu nimungarukire ndabakira. Uturinde yuko twebwe ubwacu twakwibera intandaro yo kurimbuka, kandi uturinde ko twahagurukira kurwanya ijambo ryawe tugira ngo turarwana n'umuntu, ahubwo umuntu wese umushoboze kwemera ibyaha bye uko bingana imbere y'Imana. Nubwo byaba bitukura tukutuku ku rwego bisa n'umuhemba, Imana yacu izabihindura umweru bise na shelegi, kandi izabijugunya kure kurenza uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera. Turagusabye ngo uduhe imyumvire myiza, kandi kwerezo ry'uru rugendo tuzabone ingororano zo guhamagarwa kwacu, maze tukaba twaritabye. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.